nkikubona ntabwo nigeze ngira amahoro mu mutima wanjye. natekereje ko nzagira igihe kimwe ari iki ngiki tukazamenya aha bakubwira ikintu nakubikiye uhereye igihe gishize ntumenya. Fabiola, Kamera, naragukunze kandi ndagukunda nawe. ntabwo nzigera kwemukira nkurikije ibyo niyemeje mu mutima wanjye. kandi nzagukunda, nzakubera byose wabuze mu buzima bwawe, nzakubera so nawe uzambera nawe. Manzi, kandi komeza unkunde kuko mu buzima bwanjye sinari nzi ko nabona umuntu wakita ku buzima bwanjye. Ibyo nsabye nzabigukorera. Komeza unkunde nanjye ndagukunda. Fabio, Manzi, iwe nanjye biranshimishije kunyemerera urukundo. iwe know that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all alone. ndabizi. hanyuma nari nateguye kugusura nubwo bitanyoroheye ariko ndabona Imana yafashije ndabisoza. Mwishimye cyane. amasomo aragenda Sha cyane ukuntu ndi gutsinda. bikwiye guharanira kugira ngo ugire ejo hazaza heza, sibyo? Ubuse ko ndeba wigize ikigometse utambaye na uniforme nk'abandi banyeshuri. Nari muri siporo. Umunsi twari dufite match ya basket. Nari muri interview. Kumbere n'umukinnyi wa basket. Nanjye niyo nkunda. Ukuntu nyizi. Cyane. Okay. Sasa nino nashaka kubwira Sheri ni igiki ndakigatambaye cyane ukuntu ujya unungura utuntu mbwira. Gusa nanone mfite amatsiko nubwo bintunguye ariko mfite n'amatsiko yo kubyumva. nashaka kubwira vuba rwose ndatinze kandi niba wumva unyemereye ntabwo nzakora ikintu utanyemerera. Sheri ni igiki nakwangira koko? ndifuza ko tuzajyana iwanyu ukajya kunyereka ababyeyi.
wumva ari ikintu kigukomereye sheri ni byiza gusa ntibyoroshye ntabwo wabyishimira se njye kubyishimira ndabyishimira ariko sinzi mu rugo uzagerageza urebe gusa nta mahirwe ndagushimira cyane kubinyemereye sigaye ndumva ku bwanjye nakubwira umunsi nari nateguye wari waranje no gutegura umunsi mbere nari nabiteguye cyane buriya niba ugira ubuzima utagira viziyo bizakugora cyane ngomba no kugira ubuzima bufite intego nk'uko umwanditsi w'ibitabo yabivuze nari nateguye yuko kibura ku gatandatu w'icyumweru gitaha nazaza hari igihe haba hari Ketsendeye yagiye isafari ariko ndakeka adaheruka kujya isafari urahari yarahari ni byiza sheri ko wari wabiteguye kuri wa gatandatu wabihinduye ukazabigira turi mu kiruhuko kureba tugiye gufunga ushobora nk'ibyumweru nka 2 ukazabivuga nanjye mpari nkabasha kuguhana informasiyo neza wivunika gusa ibintu byiza ntibigiyeho inama nanjye ntabwo nakora ikintu kikubangamiye sibyo ubwo rero icyumweru cya mbere muvuye mu masomo mutangira ibiruhuko numva twaporopoza icyo ngicyo keretse niba cyaba kikubangamiye kandi numva n'ababyeyi bazaba badafite ibintu bihambaye sheri nta kimbangamiye hagati yanjye nawe ko nkunda se nanjye nkaba ngukunda niki cyaba kimbangamiye kandi ibyo nge ni ibintu byiza kuba ababyeyi babimenya ko nkunda nanjye biranshimishije cyane nta kibazo pe uruhare n'urw'ababyeyi rusigaye nawe ndi kuri njye ntacyo uraza kugenda muri shamburete yawe ufungure uri kumwe na friends bawe ubwo numva nishimye narabibona n'umutima mwiza uba ubimpanye kandi byanshimisha niyo byaba biba ariko umutima mwiza nawe ni na byinshi reka ngendere sheri gusa ugende ndumva nta kurekura oya nta kundi bibigire kuko yanyuze ntabwo ko ntabamenye se muturutse he reka tubanze tubibwire ntabwo byo mutuzi yewe banyita Saido uyu mugenzi wanjye bamwita Manzi tukaba rero twari tuje muri runo rugo nyine tubagendereye byo ntabwo mwari mutuzi tutuye hafi ahangaha natwe hafi yo muri iyi karitsiye yanyu uyu Manzi rero nanjye niwe unzanye ahangaha ni inshuti n'umukobwa wanyu ariko numva uvuga usa naho uca amagambo ku ruhande
nimba hari ikibagenza mushobora kukimbwira mutiriwe muca ku ruhande mu by'ukuri rero uyu mugenzi wanjye ariwe bita Manzi yakundanye n'umukobwa wanjye barakundana urukundo ruzima. ariko se ubundi uwo musore wawe akora iki? uyu Manzi ni umushoferi. ngo umushoferi ntuvuze n'umupilote w'indege ngo umushoferi iwanyu ariko uratinyuka sha Mutoni ngwino hano ureba bakwe bawe ngwino yashyira byavuye Ndore ariko bita umuhamagarira Fabiola utaricara umuhamagarira Fabiola aza abona icyo ibyansobanurira hano. Fabio itaha baragushaka. niko abitabye papa. ese bana basora bazi Papa uriya ndamuzi ariko ntabwo muzi. none se kuri umuzihe iki? Papa uriya muhungu yitwa Manzi ni inshuti yanjye. uti ni inshuti yawe? ubu se wabuze inshuti kugira ngo ube inshuti n'uriya ngo w'umushoferi utwara imodoka yenda atari niye? ubu wabuze inshuti nzima zifite akazi keza zize uriya uramugira inshuti ngo abe umukwe wanjye igihe umuntu nkuriya reba byonyine uragiye mu muhanda w'umucakiranye yaba mayibo yaba umukarani ngufu uragera ukazana mu by'ukuri uriya ni umusore ukwiriye kuba umukwe wanjye tukajya duhura tugahoberana kansura tugasabana nkamwemera nk'umukwe wanjye. ndakubaza iwanjye ntiwabonye binyogote biza kumvira misa? uransobanura kuko umva sha mbabwire muneza amatwi jewe Diaro muzitonde muzabaze muzaperereza hose ntabwo nshobora kubashingira umukobwa wanjye. muzashaka indi nzira muzacamo nimuzongere kuyobera kwa Diaro. umva sha ndababwiye ngo uwabayoboye kwa Diaro yabayobeje. ntabwo kwa Diaro ariho abayobye bose bayobera ngo barashaka umukobwa wa Diaro. uwa Diaro reka babwire ntimuzongere kunsuzugura kageni kagarabuka ndetse kuvuga. ndababwiye ngo mumvire mu rugo murumva mumvire mu rugo mutore ibintu byanyu mugende mutonde umurongo musubira iyo mwavuye. ntabwo kwa Diaro ariho muzajya muza mutoza umurongo. iwanjye ntabwo ari ingurube zumvira uzitonde uzabaze niko nasuzugurwa Diaro nasuzugurwa umungeza ahangaha sigaye ndambagizwa n'abantu bameze kuri iwanjye. mbakururiwe nande mbega kubyara nabi mbakururiwe nabi ibintu ngabiri urabibona ute uko urabona agasuzuguro? ahubwo jye numiwe umushoferi kuko manu uzi ko uno mukobwa ananiranye buriya yabitekereje ate? kagasuzuguro kuko manu mbikubwira buri gihe nahoraga mbikubwira nkakubwira ni papa Fabiola wawe yarananiye ukanga ukavuga ati ni bya bindi by'aba mukase ariko ngira ngo wabyiboneye. bimwe bavuga ngo ba mukase ngo abana baragowe ubimbwira mbifata minirego numva ko nta ngufu bifite. none ngiye kubona mbona arateruye yicaritse aha
ntabizi ntazi aho baturuka ntazi iyo bava uriya we wari wicaye ku ruhande ndamuzi nariya kote iriya costume yari yambaye nibyo baba batiye unsuzugura unzanire ibyoye byose nyandi biki byose urayorukazana muri urugo ubu wabuze umusore muri uru Rwanda wabuze umusore mwiza kandi ufite urukundo urwo rukundo umbwira naho batarugira wijya kuncomeka uri bariya simba keneye baraza bambaye imyenda batiye baraza bambaye inkweto batiye ngo baratwara imodoka zitari izabo hano kwaso hari amamodoka atagira ingano wabuze iki mu rugo rwanjye ku buryo wajya kuyora imyanda yose ubonye ngo urazana kwa Diaro nta mbabazi nshobora kuguha urukundo atari ibintu numara kumwivanamo ukabona undi uzamukunda urukundo ramukundagara umupfeho ntabwo urukundo ari ibintu jewe ndakubwiye ngo simushaka simukeneye uri mu biki nkubabarira ikizi nubwo wamukunda akajana nubwo wamukunda akajana sinshobora imba umukunda jye simukunda sinkubabarira urukundo si ibintu ibyo byose wanjyanamo n'amamaro by'amari sinshobora nubwo warira wongeye kumfata ntabwo nakubabarira ngo ujye kubana n'uriya musore mva imbere ugende wicare urire numara kurira neza amarira agushizemo urabyibagirwa urumva ko mfite ukuri ngaho ngira vuba mva imbere nyaruka rwose ugende ureba ujya kuririra byagenze gute kandi reka ubwire agasuzuguro uriya mukobwa wanjye ari hasuzuguro ushobora kuba nawe byarimo biri inyuma ni ibiki ubwo manzi yamutuye aramutwara atya aramugira ubwo ni ko amusohoka ugasoma impyisi ngize ngo ndabakubita amaso nahise nihisha inyuma y'igiti cy'umukindo cyari gihari ndabitegereza ndabareba ibyo bakora inyota isiguruka ariko Fabiola nawe arasetse ngo Fabiola se yakora ibintu nk'ibyo ngibyo ra urakoze kunseka niko ko batumugane ngo bikurira umwana ikakurusha uburakari none aransuzwe kandi ndakubwiye ngo ubiri inyuma bisubiremo bivuze ngo ubiri inyuma shwishwishishije uramenye umukobwa uzajya umwihanira wowe wenyine ku giti cyawe kuko gihe yarananiye uramenye rwose ariko reka nkubwire haguruka ugende ndebe ko yaje numara kumbwira ko yaje cyangwa ataje genda ndebe ko yaje gira vuba ahubwo ushima atashye umanza ari burare ahubwo ariko umushinyaguzi yaje nkubaza koko uzi ko numva byagushimishije ibyabaye ku mwana wanjye ariko rero papa Fabiola nubwo uri kubivugisha gutyo urabona ko nta n'ibihano bafatira ubu uribaza yuko bafatiye ibihano bikomeye bari abana batatuza ubafatira ibihano urebe buri munsi uzajya ubahana maze urebe ko biriya byose azongera kubyigira ariko siko niyo nama ngiriye ariyo uburetse ndakwereka ndamuhana kandi hazasubira nibyo koko umuhane nyabyo maze urebe yuko atazajya ku murongo nukuri birababaje kuko kubona ubyara umwana akakuvuna yajya gukora nkaho yakweretse ibirori byasiwe Fabiola
ngwino hano ibyo urimo ni ibiki ngwino hano mbere nagushakiye wari uhari hagararaho wiriwe he twaganiriye ngo iki ubushize uzi ko nakubujije uriya musore Imanzi ntabwo mwari muri kumwe kuva mu gitondo kugera mu masaha 6:45 umva bane pakakameza uzi ko we Fabien kuva kera ukiri umwana ntabwo nigeze ngukubita sinigeze ngutuka ko wari umwana mwiza ufite imico aho umuyariye kuba inkumi niho ubaye umusazi fuka hano gira vuga cyangwa nkwinginga buri munsi nkwinginga ngo umwana mwihaniza manzi barakuru kampereke imanzi mba yarakuroze ndagukubita urumva harya ngo no guhohotera ngo abana ngo kugira ngo guhohotera abana rero nakwigishije bana intoki ndavutse umugore rero kwihaniza reke ririya shyano urashaka kunkubita hasi ayo ni igihugu kubikira ejo byarira abana mu rugo rwanjye unzanira abuzukuru unzanira abuzukuru banahita kuko ndagukubita buke leta nishaka izakumbaze kuko bitayiseseme we mbere nahere mana wikinga ngo ureke mazi vuga hoshi ngomba kugenda rero kwiga kandi ushyizeho umwete ntuzigere wica igihe cyawe n'umunsi wa rimwe sibyo none se shari ko nzajya ku ishuri ntabwo uzamerekeza nkugarukiriza hafi kuko mfite akazi kenshi ntabyo nta kibazo reka nguherekeze kugeza haruguru tuzongera ejo ugiye kugufasha sibyo murakoze
telefone yawe kuri boss wawe numero za boss wawe ndize mazi Alo, mwaramutse. Dufite yamanze. None hari ikibazo yagize sinzi ukuntu aciye ngiye ku kazi ngiye kubona mbona bamuboshye abajura bamufashe musanze ahantu mu kiraro bamuboshye sinzi niho musanze rwose ahubwo imodoka bayibye umva nagira ngo mbarangira ahantu turi kumwe ndagira ngo urangira ahantu turi urabona umuhanda uzamuka Kimisagara aho bita muri kariyeri ku biraro bihari wagerageza niho turi ameze nabi cyane ahubwo mugerageze tumujyane kwa muganga gerageza uhagere ntacyo ibyo turabivuga ariko umuntu ameze nabi umva ibintu nibishakwa imodoka nta kibazo boss naza arakujyana kwa muganga nta kibazo uri bugire imodoka umuntu yagura n'izindi nyinshi humura rwose yangana humura rwose ntugire gutekereza iby'imodoka menya baje ahubwo reka ndebe reka mbarebe menya baje yaraboshye icyo byemeye sasa njyewe mvuye hano hepfo ngiye nyuza aha ngaha ngiye ku kazi numva umuntu arimo arataka tugezemo hano mbona ni manzi kubera nari sanzwe muzi bamufunze umunwa bamuboshye amaguru n'amaboko none mubajije rero ambwira ko byamubayeho nimugoroba ngo imodoka bayimwibye bakamuzana bakamunagamo hano reka tubanze dufotore kugira ngo ibimenyetso bigaragare kuzeka polisi hanyuma mujye mu muzane tubigeze kuri polisi
niko shamanzi imodoka yanjye iri hehe bamfashe baza bajugunye hameruka ndi mu modoka ibindi ntabwo mbizi ntabwo byumvikana imodoka yanjye ukuntu yabuze umuntu w'umusore baragufata gusa biragaragara ko ari wowe wayibishije byange bikunda ugomba kunyereka aho imodoka yanjye iri okay basore mumuzamure vuba vuba tumujyane kuri polisi ajye kumbwira imodoka yanjye reka yavuga rwose ari mutware Move. none se biti none se kubera iki ufite telefone ya manzi arihe nayihamagaye nari ngiye kujya ku ishuri twari dufitanye gahunda ni nawe uyitabye ni ikihe kibazo cyavutse ntibimeze bite niyo mpamvu nanjye nashatse kuguhamagara ngo duhurire hano mbikubwire ko nabonaga kuri telefone nta kuntu nabikubwira urabona njyewe urabona hariya ntuye ubwo nazamutse sa nk'ujya ku kazi ngiye urabona cya kiraro kiri hafi y'iwacu mpageze numva umuntu aratakira munsi y'ikiraro ushatse kumbwira se ko uwo muntu yari manzi wari uri muri sike